DJ ibigeragezo sikarani kandi sinurage kubaho nabi sikarani kandi sinurage sumugabane wagabanye ibyago bikokame ugimani ayo warize wayahozwa ibigeragezo sikarani kandi sinurage kubaho nabi sikarani kandi sinurage sumugabane wagabanye ibyago bikokame bana ndakweretse uno musore w'ibituza w'amapokari. Haleluya! Ayiwe! Umugore w'inzobe, umugore w'igikara, umugore w'imibiri yombi, umugore ubyara. Ubatabare! Mugabo mwaka kare tuvuga mwaka kane wagasanga Yesu akuntumyeho. Reka ye uretse kubesha se ubundi Yesu muhuriye he? Reka ndikukubwira Yesu wagupfiriye ku musaraba. Yesu wafashe amazi akayagira divayi. Yesu wafashe umugati akayibyazamo imigati nk'amagara ibihumbi n'ibihumbati. No Yesu wakuntumyeho. Nibyo nshaka kunsobanurira uwo Yesu mwahuriye he? Uwo Yesu rero muri iki gitondo arambyukije arambwira ati reba buri muntu wese uri mu muhanda, reba buri muntu wese wataye Imana umwegere, sibyo umuzane mu nzu y'Imana. Nyine data rero njyewe mbona nabyukijwe n'Uwiteka Imana amagarika ku maguru yanjye abiri arambwira ati shaka abantu ubajyane mu rusengero bajya guhimbaza Yesu kuko araje. Wa mugabo ndabona ko wataye umutwe. Ubundi urabona njye narataye Imana. Njyewe ubundi ngenda asa nk'umwana w'Imana. Ibintu uvuga simbizi. Wa mugabo wibirakariramo nta muntu wagushinjiza ko wataye Imana, ariko ikintu Imana ishaka ni kimwe mujye imbere yayo mwature mwiyeze. Wa mugabo wanyemerera amagutumira ukaza mu butayo aho turi gusengera, aho mwama gushaka, aho ushaka guhagarara wese akakubona n'umwana wayo nyine kuko nkuko wabyivugiye. Ariko ibintu byari bimeze nigiriye mu kazi kanjye ariko ntari binaza kuhagera, ariko byantwara imbaraga, ariko naza kuhagera kuko ari Imana. Ntacyo nkareba ukuntu byabimeze. Nukuri cyane urakoze. Imana ibyifuzo wari ubifiteho muri amezi igiye kwita ibisubizo. Wa mugabo tuze kuhahurira mu kanya saa 4 ku giti cy'inyoni. Suhaza uzi kuhaza ku giti cy'inyoni saa 4 zuzuye. Uraje wirebera ikintu bita Uwiteka Imana uburyo akora ikiganza cy'Uwiteka. Umubare wagera mwe nada imigenzo y'abapagani hajya habamo no gutenga bikababuza kuruhuka. Yesu ashimwe peti yoraho byiteka none kumfashe nyine Yesu akuntumyeho ko nta gahunda twari dufitanye. none se Satani we murayifitanye Wapi naho rero umva iby'Uwiteka avuze cyangwa atakugira impuhwe. shawe intera ubwo vuga ibikugenza vuba vuba ndabizi Imana ntabwo yabikora. Ibaze Imana yafashe Sodomu ikatwika none wowe ngo ntabwo yakugira impuhwe. Reka ibyo ngibyo ntabwo ari byo byangombwa nyine byangiza. Rero ukumva nanga Imana irambyukije muri iki gitondo irambwira ngo genda mu muhanda buri muntu wese ubona mubwire ubutumwa bwanjye. Ikintu ushaka kukubwira wa mwana uracyari mutoya ugomba gukorera Imana. Ikintu kimagarikije ahangaha cyangwa kugutumira washa mu butayo ukabona ikiganza cy'Uwiteka Imana. Imana yakuremye, Imana ikugize bogari burya. Ese hanyuma ahantu muri kuntumira uraza kutugaburira cyane rwose kwa Yesu ibiryo birahari n'umuvu biratemba. Wababwe mu mujya muri Yesu akayicweza nibishoboka we cyo musabye ku giti cy'inyoni kiri hararuko aho bita mu butayu uze kuhagera wibonera ikiganza cy'Uwiteka Imana yakuremye. niba harimo ibyo kurya ndaza kuhagera ahubwo se nze sangane uze kuhagera kwa Yesu ibiryo bihasanga uze kuhagera agasahin ku giti cy'inyoni tuhahurira. Murakoze mwene da Salim agarara umusore agarara. Imana irambwira ati va mu bintu urimo tuba mu maraso, va mu bintu urimo wa musore we. Sanga Yesu va mu bintu urimo. Ni ibiki se mbonye? Mubonyemo Satani y'amahembe abiri we. Ndikuyumva ahubwo Satani niwe urimo. Urabyuka hagaritse abantu mu gitondo nta gahunda mufite. Gahunda turayifitanye kuko Yesu akuntumyeho. Reka ye Shaje igabanyeze kabiri mwana. Yesu se muraziranye. Yesu avugana n'abantu bambaye duraga n'amabodaboda. Nagagendera ukuri
Yesu arakureba niba uri mu byaha akakugarura. Mugira inama rero wava muri ibyo byo utararimbuka. Yesu abimugumane mwana. Yesu utaranyibutse muri bibiri bigeze 2025 ubundi byanyibutse. Nta mwana wa Yesu abimugumane kandi ngiye gushaka imibereho. Uva musore. Mugira inama. Niba udashaka kugwa muri bose. Wakira Yesu n'umukiza. Kuko arakuziye. Musore. Yego musore, ibyo bintu ugiye kumbwira niba atari akazi, niba atari amafaranga yigumanira. Uratembe kukavuga gutyo, usiko Yesu agushaka, usiko Yesu ari kukureba. Muri aka kanya wagasaka, Yesu arambwiye ati wa musore we jya mu nzu y'Uwiteka cyangwa turimbo kubibona. Muri aka kanya Yesu aragukeneye mu nzu y'Uwiteka, amafaranga uzayabona. Ariko tutararengaho ubundi muba mwanyweye ibiki? Umuntu arifata akititiza akamera nk'umuntu urwaye musonga, muba mwanyweye ibiki? Ubwo wa mugabo mubwire Gerasi rubananyweye aya ni amavuta y'Uwiteka, ni Imana iri kumvugiramo. Ese ubundi wabanje kumva ikintu Imana yakurumyeho cyangwa uri kubanza ukavuga kuki utabanje kumva icyo Imana yakurumyeho? Turetse kubeshya ubundi Imana mwahuriye. Imana yatsanze mu buriri aho nayinjyamye iravuga ati rengera ikimwe cyanjye. Wa mugabo ibyo ndi kukubwira ni Uwiteka Imana iri kubivuga. Yaravuze ati nimunsanga muzambona, nimucakisha nzabiyereka. Mvugishije ukuri Imana yaje kukureba. Usibye no kundeba ahubwo yakuntumyeho. Yavuze ati mwene data garukira Uwiteka wari ugiye kurimbuka, ariko ubu ngubu iragukomeje. Mwana wanjye ntabwo uziheba ngo mare. Wa mugabo we turetse kubeshya uwo murongo wanditse muri Bibiliya. Byashyuwe Yesaya 3 haravuga ati uko Imana atazi umwana wayo w'ikinege byatumye Uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ikingo bohoraho. Mwene data renda kubwira ati niba ushaka kubona ikiganza cy'Uwiteka, niba ushaka kubona amavuta y'Uwiteka, ndagusabye kuza mu cyumba cy'amasengesho ku giti cy'inyoni saa 4 z'amanywa hari haruguru. Urazi reka tuhahurire turebe icyo Imana ikora. Sawa mwene data uhisemo neza. Ibigeragezo sikarani kandi sinurage, kubaho nabi sikarani kandi sinurage, si umugabane wagabanye ibyago bikokame. Ujya Imana ayo warize wayahozwa. Ibigeragezo sikarani kandi sinurage, kubaho nabi sikarani kandi sinurage. Ariko Yesu muramuzi wese. Uzi Yesu igitangaza yakoze. Ibase ko Yesu yafasha abana kabarema. Turi kucumba. Impumyakazi humura. Don't worry, sir. Don't worry. Yesu uramuzi. Yesu uramuzi. Ubayeho ku bwa Yesu. Niko hanyuma nkacyakubaza. Yesu niwe watumye mama wakubyara. Uno mwana nyina ntabwo avuga. Yesu niwe watumye mama wakubyara. Turi kucumba. Ayiwe ndakubonye. Ugiye kurongora kubera Yesu. Ariko ja. Ugiye kurongora kubera Yesu. Nubwo arya inyama. Cyabura ufata. Ntabwo arya inyama. N'inyama ntazi. Ndazirya. Yesu uramuzi rata wowe. Inyama. Ndema wowe. Imana igukuye mu butinganyi. Imana igukuye mu butinganyi. Haleluya. Haleluya. Amen. Bako siko mwitabire bene data. Ubu Uwiteka mwese ari kubareba. Ibyifuzo byanyu agiye kubisubiza. Amafaranga, abagore beza, byara byadaje. Abana badaje. Data. Kubera Uwiteka. Pastor ngiye mfite ikibazo. Ufite ikibazo mwene data. Akira kivuga buri wese acyumva. Kujya muri mikoro bacyumva bose. Pastor ngiye kumbona aha ngaha rero. Maze imyaka 50 uzi umugore. Naragumiwe kandi dore ahantu imyaka igeze. Ayiwe mana. Urarongora. Mama yangu. Umeze gutya utararongora utarabona umugore. How are you? Hanga Yesu we. Ujubikora. Ujubikora. Impumyi ko simura. Nizira cya Yesu.
Mana ndakweretse uno musore w'ibituza w'amapokari. Haleluya! Ayiwe! Umugore! Ariko ja. Umugore w'inzobe! Umugore w'igikara! Umugore w'imibiri yombi! Umugore ubyara! Umugore! Mari kwa mugore! Game over. Mari kwa mugore! Mari kwa mugore! Amen! Ninde ufite ikintu kibazo aha? Pastor ni ngiye. Meretse iyo mikoro. Meretse. Uwo ni umwami Yesu. Akira. Vuga ikibazo cyawe ufite unseke. Pastor wumve rwose ngiye. Maze imyaka 3 nsambana n'amatungo. Buriya yanga uko mwumvishe bari barongoye. Ibyo yirunza. Yesu Kristo. Gikomeye cyane rwose. Ndagira ngo rero njanga ngo mukiri. Yesu Kristo ukora bikumvikana. Wayoboye abantu bakayoboka. Warati no musore. Ufata ingurura ku ngufu. Agafata inkoko. Mana. Warati no musore. Asayobore ku nzoka ihita yica. Pastor inzoka nakinyuma gira urumva byakunda ko. Mana. Nako mukure icyaha. Cyo gusambanya amatungo ajye gusumba mu migina zirahari. Haleluya. Amen. Imana igwaye igisubizo. Yesu nakoze pastor. Nagusengera kujya ku matungo. Yego rwose. Uzajya gusumba mu migina. Yego rwose. Ku cyatanu cyawe. Pastor. Cyatanu cyawe uzazubona umwana wa Danje. Amen. Pastor mu mijina pastor. Amen. Ziba. Amen. Nawe kuba. Ako nawe ndagifite pastor. Vuga. Twihutisha ibintu. Yafite ikibazo cyo gukina porono nabi. Akora mu masogonda 5 ugasaba munana yanyu. Gashamutse yari minota 8. Yaha, turashize none. Iki ni igituro. Nanjye abantu banyemera ko muri minota 30. Turashize none. Tushaka gukina porono. Haleluya! Nisira Yesu. Nisira porono wa musore we. Imana igukuye igisuzuguro cyo gukina porono. Iguha akazi keza. Nisira Yesu no baba umuyede. Ntugakine porono. Nisira Yesu. Ungize ikinire ko mu Rwanda sitemewe. Amen. Uzakwandanje. Amen. Ni Dawudi ushaka kongera kwicuza. Hano nkamurambura wiwe ikiganza nkamusengera. Muvuge bya biri kubagaragara muri mutavuga ndabibereka. Reka ye. Muvuge. Washa. Wo. Vuga vuba. Pastor jewe ubu ngubu mbona. Amazu y'abana narayamaze nyatobora. Ntabwo bufite. Uri gisa. Dore n'uyu nguyu. TV wabo nige warabitwaye. Ito. Anyira na mikoro. Akuvuga ibyabya byose. Pastor rero abantu baransengeye benshi ariko byaranze. Nanze kubivamo. Wanze kuva mu bujura. Narayiguze kare wana twa televiziyo y'inguyu. Nige wayitwaye. None kugira ngo wemere na telefone yawe nayo ufite. Ayiwa mana we mbega daimoni. Ndagukubita ngina. Mu pastor ni muvamo nkagukubita sanano mabiranyo. Nisira cha Yesu. Umudemoni utuma wiba. Ndagusenge. Ayiwa! Fire! Nisira cha Yesu wangegeraho. Kuki wiba? Nibirangira utumujyana kuri polisi n'igisambu. Dahita yiga. Warusambu kizana n'ino. Amen dad. Amen. Murabona ko mutangira kwivamo. Urujura. Yino rutuyambeshe mu mudugudu. Nani gisambu. Nisira cha Yesu wangegeraho. Ko twarabuze ngatereka inkoro ku isafuriya. Sorry. Matira giye amavuta yinjiyemo. Bukira idakwiye. Haba nagutuka ariko abari Yesu uri kubinkoresha we. Yesu nabi. Nafite ikibazo. Akira vuga ikibazo cya vuba. Tutishimira amasaha agiye muture vuba. Kumbona gutya. Wari umuntu wanje benda kwiyahura bishwe n'inzara. Uko amasiga ateka. Ibiryo byose. Ndabimize. Urimo satani. Ko rero agakuma yatetse mu gitondo tere munsi nayihiritse. Kwa jina la Yesu. Mushusho nuko wagiye. Ndani ndakiyi. Rero nagira ngo nsengere uyu muzimu uri mu nda yanjye. Mama yangu. Uri wanyu bari yahuye se? Iyo ni dasi ituma ucura barumuna bawe. Ituma mama wawe yiheba. Asikari imbeba zari ibiryo kandi no babiri. Nese mikoro ahita nayirya nayi. Mwaba kimwe. Mwese ngiye kubarambika ikiganza cy'Uwiteka. Basagere. Urjunga we! Yesu barebe. How are you? Mwamukora bikaba. Ndagusabye muri iki cyumba cy'amasengesho turi. Ayiwa ndagusabye mwami.
ndagusabye ureba umudayimoni uri muri iki cyumba Yesu mwami mugaruka wicara nicara umudayimoni ndamwirukanye nicara Yesu bana mara kubintu birangagiza uburyo bagombye kumusaraba cyane kujya kurya mana yanjye Yesu we Yesu Kristo birangagije ubona bakubise ubabarira ibyaha bafite ubabarira indambi ubujura ubusambanyi ufata amatungo kumufashira hasi ayiwe Yesu ndabiberetse ndabikweretse aravuze ngo batabare ubatabare urashaka gutaha udatuye n'ibitengazi Imana yagukore icara aho ngaho nawe garuka dusoze isengesho garuka wowe Imana yakora umugore wawe ushaka kugenda garuka bene tata mwakoze mwamutabiriye n'ubutaha muzagaruka tudatinze cyane tugeze muri wa mwanya mwiza Imana iba yaraduteguriye kugira ngo twubake urusengero kugira ngo dufashe abakene kugira ngo ubabaye bose tumufashe tugeze muri wa mwanya wo gutura Reka mbwire Satani reka mbwire watura umuntu dukubise se akantu kose afite watura telefone watura isaha watura inkweto buri kintu hano Imana iracyemera tuzagereza abakene Reka ye tuzanatura pasiteri aba muture ko mudatura ndetse sabi basubiza muture ntatwe mwana basi ndabingiza muture mwana izira mumfashe muture simurabona nabangu muture mushaka mwatura bitaraba nabi ko Yesu ari kuba prior ari kubareba batabyumva neza watwe mwana pastor nge no kuri suku kubera nta kintu namba undi hasi wese anje nta kintu ndi no kuri pastor si we kubibona se nawe ni kwa kundi yini nawe Nyanzara yana ni wese Nyanzara yakejuru ni Marira mbaraboresha imizanje ibishyimbo nariye imvange nariye umwuka nakoresheje washizemo kubera mwebwe ntabwo muri buture ntabwo muri buture yashaye ibintu bya mani muri pisine sira muntu usana ibiki uratura ntabwo muri buture Mbese ndagwereka na David. uratura ntabwo muri buture Ntabyo mfite. uratura ntabwo muri buture uratura ntabwo muri buture ako mana ko pastor mwari kutuganira ntabwo muri buture yewe shaki yicaye Mama yangu game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Game